isano bifitanye ese ubundi bihurira he isano mwiriweho neza murakaza neza kuri channel yanjye amazina ni Karen Joy uyu munsi rero cause of the day ni wowe be you. Reka tuze kurebana ka video turaza kuvuga nyuma nyine, ariko uyu munsi ngomba kubigisha ko ugomba kuba wowe, abantu bose bazagusanga, abantu bose bazagukunda, abantu bose bazakubona, bazagukundira icyo kuko hari igihe usanga uhindura cyangwa kudevyura we bishobora kwangiza ibintu byose wari ufite, ugasanga n'ubundi abo wari ufite n'ubundi bamaze kumenya wowe nyawe baragiye. Rero be you. Reka turebana ka video kitwa She's the Man. Mushaka mwarakarebye cyangwa mutakareba, twafashemo agasene gato, reka tukarebana. Sebastian. No, Olivia, not now. Why don't you try to tell me again how there's nothing going on between you and Shakumbwira ko nta kintu Between me and Olivia. mupanga. I didn't lie. No, aramwihakanye. I did, but not about this. Ngo shango narakubeshye ngarika pani ibingibi n'ibindi uraje bivuge babaye. Here's the truth. Ndabikubwiye rwose. I love you. Yeza tawe ndagukunda. Pardon? Bisubiremo sha. all right, what are you Ugombe kuba ugiye no gusara none ugusigaye unkunda. You know what? I can't do this anymore. No. Everybody, I have something to tell you. Oya noneho muze mbibwirire njyewe. I'm not Twaje no. Nta nubwo ndi Sebastien burya ndi igishushanyo. Wait, you're not Viola. Yes, I am. Njyewe ndi No, I know Viola. Viola. I kissed Viola. You kissed me. You kissed me, warancyonye uko mbona. I didn't kiss you. Njyewe ntabwo nigeze ngusoma hakigabo. Got cut. And the guys wouldn't let me go out for their team. Njyewe naraje ngushaka, ndangije nigira musaza wanjye. Be my brother while he was in London for the past 2 weeks. Oh my god. So I could make the team and beat Cornwall. Oh no. Yari weak. Okay, mwambonye njye ndi That's n'agakobwa. who you saw kissing Olivia, and that's who played the first half. Just because you wear a wig doesn't prove you're a girl. Kuba wambaye icyo kintu bisobanuye kuri n'igikobwa. Ngeza tabareka noneho nkwiyerekere nimurike. Mana nyagasani. Is it just me or does this soccer Ninjiri kubona ibintu by'ibisazi biri kubera muri iyi match twaje kureba noneho cyangwa. more nudity than most? All right, so everybody understand? Noneho mwabyumvishe njye nimuritse. Wait a minute. If I kissed your brother, where is he? Noneho nyereka gisaza cyawe nasomye. Ubwo nyine cyagiye oya ndahari mwinkira hanze. Okay, this is freaking me out. Nako ngubu ngera namwicanye. Oya mureke mbabwira ibibereye hano mwabona. Sigo rigira. I didn't betray you. Nago nakugambanira we. This isn't how I wanted it to happen, and I didn't want to hurt you, but Wow, that's so I just wanted to romantic. prove that I was good enough. Nashaka kwerekana ko njyewe nyine good enough. Sinzi ko nabivuga. Nyine ko mpagije, ko mpagije. Mubonye aka video kirebanye kitwara nyine filme yayo yitwa She's the Man. Nyine nishinda n'ubakagira na man, urumva nyine biratangaje. Ni filme y'umuntu, n'umukobwa urebye n'umuhungu babavukana. Umuhungu witwa Sebastian, umukobwa witwa Viola. And umukobwa rero aza gukunda umuntu ubukinana na musaza we witwa Duke nawe aba afite umukobwa witwa Olivia akunda. Noneho Olivia rero birangira urana ko akora transformation kugira ngo azahure n'umuhungu akunda nyine uwo nguwo Viola musaza mushiki wa Sebastian akora transformation kugira ngo azahure na Duke akunda. Noneho bikarangira Olivia ahubwo akunze transformation ya Sebastian ariyo Viola nyine. Urumva babiri byinshi, umwe uwakunda bari chain y'urubuye gukunda nyine. Kandi Sebastian nawe aba afite umusheri nyine witwa Monique. Nyine buri wese uwakunda ntabamwitayeho. Ariko nyine uyu nguyu Viola nyine uba wakoze transformation kugira ngo abe musaza we wabakunda Duke. Niyo mpamvu nyine bari gushakisha uburyo nyine yakora ibintu byose reba remera akava hari amarushanwa bagiye kujyamo akayareka akava yakaza kwikina muri football kugira ngo ahure n'umusore akunda. Numva ko ni ibintu nyine bisaba kuba
uri umwihambizi nyine wihambira ku buryo ibintu nyine ugomba kugera ku cyo ushaka. Ndavuga nko mu buzima busanzwe rero hari ukuntu nko kugira ngo nyine urabona hari nk'igihe nk'umukobwa ushaka kumva nyine nka abakobwa bakunda kugira nyine nka lisite nyine y'umuntu akunda ukuntu aba ameze, aba afite ibi, akunda amafaranga, afite imodoka, ameze gutya kumva nyine nawe wamukunze ariko ugasanga lisite ye nta kintu na kimwe kiriho ufite, ukavuga ati kugira ngo uyu mukobwa nzamutsindire ngomba kwakitinga nkaho ibi bintu byose mbifite. Ya modoka yajyaza nko kugusura, ya modoka ukajya wizana ukayitira kugira ngo nyine umwereke ko kuri lisite ye byibura hari ibintu biriho ufite, ukayitira ukamwakira neza. Inzu nayo ukayitira. Hari igihe ashobora kukwemera, ndabyemera ko ashobora kukwemera ariko ntabwo ari ibintu byakomeza kuko ni ibintu by'igihe gito, kuko aramutse amenye ko ya modoka wayitiraga na ya nzu byose ukabitira n'amagambo, hari n'igihe uba unatira n'amagambo atari n'ayawe, ugasanga niba wari ufite nk'ibigambo ukoresha kuko wenda utari umukire ugatira na ya magambo y'abakire azakunda. Rero hari igihe amenya real life yawe y'ukuntu ubayeho, uburyo uvuga, uburyo witwara, iyo modoka udafite, ya nzu watiye, ugasanga n'ubundi akwanze hasi ku buryo niyo wanamuvugisha atakongera kuvugisha, bitandukanye no kuba ushaka kumwereka real life yawe uko umeze, wowe uko nguko umeze, akaba wenda ashaka kwandestimatinga cyangwa akagusuzugura mbere, ariko akagera akavuga ati umuntu wanamureka n'ubu niba ari uko ameze nyine ni uko, ashobora no kugukunda, ntabwo wabimenya ko ashobora kujya akabimenyera uko umeze akagukunda. Rero nyine wabonye ko uyu mukobwa arangije avuga ngo I was trying to be good enough. Ntabwo ari ngombwa ko nyine tugaragaza cyane ko ngo kugira ngo tugaragaze ko duhagije, kuko nyine wowe ubwawe urahagije. Igirira icyizere umenye ko uhagije, uwo muntu ukunda niba ko kumukunda nakubona uko umeze nyine utagiye ku ruhande ngo umwereke ibyo utari byo azagukunda. Uyu munsi rero aka video nyine kanyigishije cyane, nanjye nta muntu katakigisha kuko urumva hari ukuntu umuntu aba yifuza ngo kuba uyu nguyu kugira ngo nzabone iki, ngo nzabone uyu nguyu, cyangwa kugira ngo ngire uko mfatwa muri sosiyete. Wowe ukomeze uko nguko nyine twarakwakiriye muri sosiyete, turagukunda. Ushaka guhindura ko guhindura ushobora gusanga ahubwo bibaye bibi kuko uri kwakitinga mu yindi shusho itari iyawe. So guys, mwige kuba mwebwe, mwigirire icyizere, wumve ko wowe ahubwo wowe uhagije, atari ngombwa ko haza ibindi bintu bituma uba uhagije. Mwakoze rero kunkurikirana, Isano Show nakagaruka, mukomeze kunkurikirana kuri social media, nkoresha Garine Joy 250 and mukomeze gukurikirana Isano Show. Murabeho. Isano bifitanye ese ubundi bihurira he? Isano Isano